Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Murako ko natangiranye ngo mwambie Yesu, mwambie anaweza yote, sivyo? Nashaka ngubwiye ngo uyu mwanya ushaka kumva ijambo ry'Imana, amasusi yawe, concerns zawe, ibibazo byawe bimubwire, none wizere ko yabyakiriye, hanyuma wakira ijambo ry'Imana uri free. Hallelujah. Hallelujah. Aho gupfa urakaye ntiwapfa wishimye. Urazi umuzimu w'umuntu yapfuye arakaye. Uraza akaga ateza imiryango. Nibyo dushaka kureba rero. Kurikira. Iyi mbabwira ni ibintu by'ukuri ntabwo ari imigani. Mu mwaka wa 2013 mu bifata ibyo. Mwaka wa 2013 mu Bufaransa hari ikintu cyabaye. Hari umusaza w'imyaka 85 yitwaga Jean Pierre kuko yarapfuye. Murakurikira? C'est une histoire vraie. Noneho yari professeur wa géographie, kuvuga ngo atarajya muri retraite, kandi yakundaga no gushushanya za paysage. Yareba mu Kigali akayishushanya. Iyo ni yari hobby, yari passe-temps. Yatari ku kazi yafataga penso ze agashushanya paysage iri imbere ye, agashushanya umusozi, agashushanya ibibaya. Okay. Yarafite umwana yitwa Stéphane. Uwo mwana ni journaliste, nuno musi ni journaliste. Ni umunyamakuru. Ariko atari umujournaliste usanzwe. Ni umujournaliste yinteresa n'ibintu bita les phénomènes paranormaux. Phénomènes paranormaux ni ibintu biba science idashobora gusobanura byimuka. Bavuze ngo kanaka yarapfuye aza kuboneka muri quartier. Umva? Ibyo bita phénomène paranormal. Kuko science nivuga ati mwaramushinguye hanyuma aragaruka. Science ivuga ati no, ibyo n'ubusazi. Mumvise ryo? We rero ni journaliste, ni umunyamakuru kandi yemewe, yanditse n'ibitabo, yashinze n'ikigo kiga kuri ibyo bintu. Noneho akaba yinteresa ku bintu biba science idashobora gusobanura, nk'abapfuye ko bagaruka, cyangwa inzu bakaboni bakumva intebe ziro ziragongana, ibyo bita les maisons hantées. Bakumva mu gikoni, abantu bari bararyamye bakumva mu gikoni ari umuntu arateka, yacanye cuisinier yafashe ibirahuri hari yaroza ibyombo, bamanuka ntibabone umuntu, basubira kuryama bakongera bakabyumva. Ibi mbabwira bya phénomènes paranormaux ntimubikinishe. Muri Amerika hariho wigeze kuba president kera, kuko bageze kuri 45. Noneho inzu babagamo atari ya presidence, abakozi bacungaga iyo nzu banyira bamaze gupfa, barumvaga madame ariho harakora ibyo yakoraga. Madame umugabo yarapfuye, ubwo siko buhamya, ndiyo ndashaka kubabwira phénomène paranormal. Bakagenda bakumva uko madame yagendaga, ibyo yakoraga, aho yakunda kubaza kujya, bakabyumva ariko ntibamubone. Ibyo rero birahari. Noneho Stéphane rero abwira papa we akiriho ati papa we urumva afite imyaka 85. Byari twavuze ko aba yumva ko iminsi ye iri hafi yo kugenda. Ntabwo ari abantu bizera Imana. Aravuga ati rero papa, urabizi ko jewe ndi intéressé n'ama phénomènes paranormaux. None ashaka dukore deal, umfashe. Igihe uzapfa reka twumvikane ibi bintu, nta n'undi akwiye kubimenya. Mu isanduka yawe nta n'umwe ahari, nzagenda nta n'umwe ahari. Nshiremo igitabo
ukunda gusoma ndakizi, aravuga igitabo yakunda gusoma. Nshiremo busole sinzi mu Kinyarwanda, yerekana icyerekezo, busole ya papa we. Nshiremo penso yawe wakunda gukoresha. Nshiremo na tube y'amacouleur, akantu karimo amabara. Ibintu bingahe? Abishire muri cercueil, munsi y'ibirenge hariya, aho hano hari iyuta lense, hari ishuka, nta muntu ashobora kubibona, ni jewe nawe gusa tuba tubiziranyeho. Noneho jewe umaze gupfa, nzagenda nshakishe abamedium bakomeye atari abatekamutwe. Muri buka bya medium, abashitsi abaza bagashika bapfuye. Muri buka Sauli yagiye gushikisha nde? Samuel. Baramushitse? Yes. Amen. Hanyuma niba gushika ukaza, jewe nzibiri mu isanduka nta wundi umuntu abizi. None wowe rero kugira ngo menye ko umuntu adapfa, ko nyuma y'urupfu ari ubuzima, wowe uzavuga biriya bintu biri mu isanduka yawe. Nzamenya ko atari undi muzimu, ari wowe. Ibyo murabyumva? Muze arabyemera, kuko urumva bari abarezona mu byo scientifique bati nibyo kabisa, ati cyo sinakikwangira. Noneho ise yitwa Jean Pierre, ararwara estoma, baramupera bigenda nabi, bifata no mu bihaha, hanyuma arapfa 2013. Amaze gupfa, mu gisanduka iri kuri morgue, polisi icunga hariya n'abandi bose bari hariya, we aragenda na bya bintu nibarwa na envelope y'umweru yanditseho, yandikira papa we, cher papa. Baye ibintu bingahe? 5. Aragenda rero batamubona, yegura amaguru yase ashiramo munsi y'ibintu 5, baratwikira. Noneho abaza gufunga isanduka baraza, barashya basudire hose, barafunga. Nta numwe yarazi ibirimo. Umusaza baramushingura. Bamaze kumuhamba rero, Stefan ajya rero ku ba medium batandatu bakomeye mu France, bameze nk'aho umugore Sauli yagiye gushika, kuko bafite experience kandi barahamirizwa. Aragenda kuwa mbere, nta na kimwe yamubwiye, ahubwo Stefan akiri mu modoka aravuga ati papa, rero ya test rero tugiye kwikora. Ati aho uri rero nimba koko uriho, uriya muntu ntacyo ndi bumubwire. We niba gukurura esprit yawe, cyangwa tuvuge mu Kinyarwanda umuzimu wawe, okay, wite mu byo uvuga byose, umbwire biriya bintu tuziranye nawe twashize muri cercueil. Aragenda kuri medium wa mbere, arinjira, amaze gusenga mu modoka, isengesho uramubizi ni isengesho, ariko atari isengesho abwira Imana, abwira papa we wapfuye. Bicaye muri salon, uriya mu medium aramureba, ako kanya ari concentra, amaze concentra, esprit ya papa iraza, ntiyabanza kuvuga bya bintu biri muri cercueil, aho gutangira kuvuga ibindi bintu bya famille. Afite murumuna we yapfuye muri Afghanistan, muri zangabo zagiye muri Afghanistan, yapfuye imodoka bawiteze za mini arapfa. Atangira kuvuga byose. Stefan avuga ati ibi nibyo, kuko ntabwo uyu muntu yari kubimenya, tari ku ikibazo cyanjye, test yanjye ntabwo iraza. Arangize rero, noneho papa rero aravuga, ati bazaga ko nibagiwe ya dire yacu, ngo ni jewe. Hanyuma aravuga ati none papa, nimba ari wowe vuga rero bya bintu. Arabivuga byose. Hanyuma wa muzimu uragenda. Wa mugabo aratangara, aravuga ati ntabwo ngarukira kuri uyu. Agenda kuwa kabiri, biba gutyo, isaraza aravuga. Agenda kuwa gatatu, wa kane, wa gatanu, nabwiye ko ari bangahe?
uwa gatanu niwe yavuze bimwe mu byerekeye famiye, ariko bya bindi bihishwe muri cercueil ntabwo yigeze abivuga. Ariko uwa gatandatu yavuze muko abandi bavuze. Yandika rero igitabo rero ngo les morts parlent, ngo abapfuye baravuga. Ni ukuvuga ngo rero icyo we atarazi, ntabwo yarazi yuko ibyo ntabwo ari ubuvumbuzi bushya, ko Bibiliya yabivuze yuko hari ubushobozi abantu bafite bw'abadayimoni bwo guhamagara abapfuye. Ikindi atamenye ni uko papa we ntabwo ari mu ijuru, kuko ntabwo Yesu kuva aho yavuye ikuzimu azutse afite intsinzi, ntabwo abakristo bakijya ikuzimu, ntabwo bashobora kubashika. Nimba papa we baramuhamagaye ni uko yapfiriye mu byaha. Ibyo ngiye atamenye. Ariko we kuko atari umukristo, we ariwe aramamaza gusa ati mumenye ubuzima bwacu ntabwo ari ubu gusa, tukomeza kubaho na nyuma y'urupfu. Giye navuganye na papa, hari ibintu twazuzanyeho turi babiri kugira ngo bibe teste yuko atari indi esprit cyangwa uburiganya bw'uwo muntu. Papa twaravuganye, nta rundi muntu yarazi ibyo bintu. Ati rero abacu batubanjirije turacyari kumwe nabo, muzajye mubabwira, ngo muzajye muvugana nabo, ngo nuko gusa bo bari hakurya aho amaso atabona yacu, tariko barahari, ngo il faut parler à vos chers, ngo muvugane n'abanyu bavuye mu isi. Murumva mwijima arimo. Ariko ikintu tuvanamo niki, tuvanamo ko Imana yaturemye mu buryo butangaje, iduha muri twebwe ikintu kitazapfa iteka ryose. Na niyo mpamvu utakwiye gukinisha esprit yawe, ame yawe, ibyo mu kinyarwanda bita ubugingo, kuko ntabwo uzapfa iteka. Ariko ikibazo ni iki rero, nyuma y'ubu buzima uzakomeza kubaho, yego, ariko uzakomeza kubaho ute? Hehe. Kuko uyu journaliste tuvuge ko yagiye gukora investigation ku byerekeye phénomènes paranormaux, yageze ko afite preuve ko ise atapfuye, ko nubwo bamushinguye akomeza kubaho, ariko ntabwo azi ese ari hehe, kubera iki abamedium bamuhamagara kaza. Ibyo ntabwo abizi kiretse akijijwe. None ikibazo cyacu niki, nimba tumara imyaka hano muri isi mike, twapfa tugakomeza kubaho nyuma hakurya y'umubiri wacu, none ikintu dufite cy'agaciro ni igiki? Ni kiriya kigenda kubaho iteka ryose. Amen. Na nicyo nshaka rero kubabwira, Yesu yaje kugira ngo acungure cya kintu cy'igiciro kiri muri wowe. Murabizi inkuru za Samuel, murazizi? Samuel wa mbere murabyibuka, ntabwo tuwasoma kubera umwanya. Samuel wa mbere 28, uronse umwanya usome igice cyose. Ni inkuru z'uko umwami Sauli yagiye gushika nde? Samuel. Amen. Samuel wa mbere 25, Samuel yapfuye, baramushinguye iwe i Rama. Okay? Ibice 28, Sauli yatewe n'Abafilisitiya, yataye umutwe. Samuel ntagihari, ko niwe yavugaga ibyo akwiye gukora ku rugamba. Yari umuhanuzi, ari umucamanza, yari n'umuhanuzi. Amen. Noneho Sauli agaga inzira zose ngo Imana ivugane nawe uko akwiye kubigenza muri urwo rugamba. Imana ntigeze imusubiza kuko yateye Imana umugongo. Ahita ajya gushakisha rero abashitsi kugira ngo bashike Samueli, kandi yari yarabatsembye mu gihugu, kuko Imana yavuze ngo ntihakabe muri mwebwe abakora ibisa bityo. Amen. Mwandike ni byiza ko mumenye byanditse byera. Samuel wa mbere 28, igice cyose kivuga ukuntu Sauli yagiye gushikisha umwuka wa Samuel cyangwa ubugingo bwe, kandi barabikoze.
kuko icyo gihe n'abakiranutsi barapfaga bajyaga ikuzimu. Yesu yaratarajya ikuzimu ngo abohore abera. Okay? Kuvaho Yesu yanesheje urupfu na kuzimu, ngo niba afite imfunguzo n'urupfu n'izikuzimu. Abamwizera ntago bajya, ntibatransite kuzimu, bahita bajya direct muri paradis. Haleluya, amen. Rero nusoma Guteka kwa kabiri ibice 18 umurongo wa 9 kugeza kwa 14, mwumve Imana igicungura Abisirayeli ibavana muri Egiputa. Mbere ko binjira mu gusezerano, hari ibyo yababwiye ngo kirazira kuzakora ibi, kuko abaturage bakira gihugu mugiye guhindura, mukiye kugira icyanyu, ibyo nibyo nabajijije kuko barabikora. Numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ntuzige gukurikiza ibizira bikorwa n'ayo mahanga. Muri mwe ntihazaboneke ucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa ubupfumu, cyangwa umurozi, cyangwa umwambuzi, cyangwa ushikisha, cyangwa uragurira abantu ibizababaho, cyangwa umushitsi. Kuko ukora ibyo wese ari ikizira Uwiteka yanga urunuka, kandi ibyo bizira nibyo bitumye Uwiteka Imana yawe izirukana ayo mahanga imbere yawe. Utungane rwose ku Uwiteka Imana yawe, kuko ayo mahanga uzahindura yumvira abaragurisha ibicu n'abapfumu, ariko wehoho Uwiteka Imana yawe ntigukundira kugenza utyo. Amen. Murumva ko Imana yabujije Abisirayeli kuzigana iyo mikorere y'abapagani, y'amahanga atazi Imana. Muri ibyo bakoraga Imana yavuze byinshi, harimo n'umurimo w'ubushitsi wa medium, guhamagara abapfuye ukabahuza n'abazima bakavugana. Bitandukanye kuraguza, ubupfumu, ibyo birakorwa, ariko ubushitsi bitandukanye n'ibyo. Medium ni ukuba hagati. Ruvuga ngo uwo muntu ikoresha Satani, afite imbaraga za Satani zituma ahamagara wapfuye akaza akamutiza umubiri we akawuvugiramo, noneho akavugana nawe. Muri iyi minsi rero mu Bufaransa no mu gihugu cy'Uburayi, ko mu Bufaransa niyo ndavuga, abakora uwo murimo ni benshi cyane. Bamwe n'abasharlatan n'ibinyoma, ariko harabukuri bazwi na media zirabazi, n'abantu bakomeye bajya kubabaza ibintu. Hariho abajya kubabaza ibintu ati umuntu wanjye yapfuye hari ibintu atambwiye, none nashaka rero kugira ngo mvugane nawe. Baragenda abo medium bukuri bagahamagara wa muntu, noneho akaza, hanyuma uriya muntu muzima akamubaza atese iki niki cyaba kirihe, cyangwa iki niki nshaka kumenya uko ukiye kumera. Kuriya Sawuli yagiye kubaza Samueli, sibyo, ngo ndabigenza gute kuri urugamba. Baragenda wa wundi wapfuye akaza akababwira ibintu bamubajije, kubera ko yagiye atabivuze, none bakanamenya none ko rerema n'umuzimu we. Murumva rero uwo murimo w'ubushitsi ni ukukwereka ko wowe uri kiremwa kitafite iherezo. Umubiri wacu uradushuka, ni inzu y'akanya gato, nyuma y'urupfu tukomeza kubaho. Ariko icyo twebwe dushobora gusumbya bariya abo ba Stefano twavuze, nuko tuzi nyuma y'urupfu uko bimeze. Tuzi yuko upfiriye mu byaha adafite Yesu ajya ikuzimu agategereza izuka ry'abanyabyaha, na niyo mpamvu abashitsi abamedium baramuhamagara. Mwabyumvise? Ariko iyo umuntu amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akagendera mu kwezwa, iyo apfuye we ajya muri paradizo, esprit ye, roho ye n'ubugingo bwe bijya muri paradizo, bikarindira izuka ry'abakiranutsi, ari umuzuko wa mbere. Abashitsi rero ni bafite imbaraga zo kuvana abantu muri paradizo y'Imana, kubera ko hariya ni mu muco utegerwa. Reka dusome mu kwihuta Matayo 16:26. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe?
amen. amen. Hano umwami Yesu arereka abantu ko ibyo bitwararika cyane ntabwo ari byo bakabaye bitwararika. Ngo ubugingo bwawe nicyo kintu ukwiye kwitwararika. Ngo umuntu byamumarira iki kunguka isi yose n'ibyayo agatakaza ubugingo bwe. Nk'uriya se wa Stefano yatakaje ubugingo bwe, niyo mpamvu bamuhamagara akaza akavugira mu kanwa k'uwo medium. Nuvuga ngo ibintu byose yari afite, ibintu byose byamushimishaga nta gaciro bigifite ahari, kuko ahari yajyanye ubugingo bwe gusa. Yesu aravuga ati rero umuntu byamumarira iki kunguka ibyo mu isi byose ngo agatakaza ubugingo bwe, kuko ubugingo bwawe nicyo ufite uzatwara nyuma y'urupfu. Nta mafaranga utwara, nta mudamu utwara, nta mugabo utwara, nta bana utwara, nta masambu utwara, nta madiplome utwara. Icyo utwara nyuma y'urupfu ni ubugingo bwawe. Na niyo mpamvu Yesu rero aravuga ngo umwana w'umuntu byamumarira iki gutunga ibyo mu isi byose akazatakaza ubugingo bwe. Reka dusome irindi jambo rya nyuma. Ariko arahindukira arabacyaha ati ntimuzi umwuka uba ari mu wari wo, kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu ahubwo yaje kubakiza. Amen. Aya mu Kinyarwanda ngo yaje kubakiza. Bamvise hano aravuga ngo car le fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes. Ici il est question des âmes. Ngo ntabwo umwana w'umuntu yaje kurimbura ubugingo bw'abantu ahubwo yaje kubukiza. Yesu rero nubwo aguha imigisha muri bifatika ntabwo ariyo ntego yamuzanye. Arashobora kuguha ibyo mu isi, ariko yamaze kuvuga ngo byakumarira iki nimba ari ibyo gusa ufite udafite agakiza k'ubugingo bwawe. Yesu aravuga ngo naje kugira ngo nkize ubugingo bw'abantu. Nuko Yesu azi ko icyo ufite cy'agaciro n'ubugingo bwawe, ntabwo ari ibyo utunze, n'ubugingo bwawe. Mumaze kumva yuko haba muri Bibiliya haba no mu isi hariho ubuhamya yuko umwana w'umuntu adapfa ngo bishire. Haba muri Bibiliya ufite inkuru za Sawuli yagiye gushikisha Samueli yari yarapfuye, hanyuma medium umushitsi ahamagara umwuka wa Samueli bavugana na Sawuli nkuko bavuganye mbere Samueli atarapfa. None maze kumva experience y'uwitwa Stefano, sibyo, hamwe na papa we Jean Pierre yapfuye, ko baravuganye abona preuve test yuko atari ibinyoma. Uwo medium arakora ariyo aravuga atari uwundi muzimu ahubwo ni papa we. Hanyuma yandika igitabo ngo le mort parle, ngo abapfuye baracyavuga, bariho. Nuko we yabivuze mu mwijima ngo nimuvugane n'abanyu, ntago byarangira kwirimbi. Ushobora kuvugana nabo kababaza n'ibintu wenda utababajije mbere ushobora kubabaza. Ibyo ni gipagani. Ariko kuri guhari nuko umwana w'umuntu yaremwe mu buryo atazashira. Ibindi binyabugingo birafite iherezo bigashira burundu. Iyo imbwa ipfuye birarangira, kuko ntabwo ifite esprit kugira ngo ikomeze kubaho. Esprit Imana yaduhaye ni umwuka udapfa, kuko Imana ni umwuka, yaduhaye umwuka tuhinduka abafite ubugingo. Na niyo mpamvu rero uhereye ubu nashaka kuguhamagara mu izina rya Yesu, ntuzigere ukinisha ubugingo bwawe, rwanira ubugingo bwawe. Imana ihabwe icyubahiro. Uhita wumva impamvu Yesu yaje agapfa ruriya rupfu. Iyo kwari kuduha amadiyama yo mu isi ntabwo yari kurinda kuza, yari kuyaduha gusa, yayasutse mu isi munsi y'ubutaka. Ariko impamvu Yesu yaje akemera gupfa ruriya rupfu ku musaraba nuko azi agaciro kari muri wowe. Haleluya. Nuko azi yuko nakureka ugapfa kandi yarakuremye kuba udapfa, uzakomeza kubaho mu gahinda kadashira, uzakomeza kubaho mu muriro utazima. N'imbere yo kujya mu muriro utazima uzaba mu mwijima w'ikuzimu. Ariko Yesu kuko azi ko yaturemye mu ishusho y'Imana, Imana nipfa natwe ridupfa. Ikibazo nuko icyaha kimaze kuza umuntu arapfa yego, ariko hariho ubucunguzi Yesu yazanye mu buryo
nubwo abantu bose bapfa mu buryo bw'umubiri, ariko abe ntago bapfa, bakomeza kubaho iteka ryose, kandi bakomeza kubaho mu bugingo budashira. Bariya badafite Yesu bo barapfa nyagupfa, nubwo ubugingo bwabo bwihari, nubwo imizimu yabo ihari, ariko nta bugingo bw'Imana bafite. Twebwe rero iyo tumaze gupfa ntago duhinduka imizimu, oya, umwuka wacu, ubugingo bwacu, haleluya, kuko bifite ishusho y'Imana, twinjira mu bwami bw'umucyo. Haleluya, hariya mu bugingo buhoraho niho turi. None uyu munsi umenye ngo Yesu yarabikoze byose kugira ngo ntugende aho imizimu y'abatazi Imana ijya. Yesu yarabikoze byose kugira ngo wowe nyuma y'ubuzima, uburyo bwose uzanyuramo kugira ngo uve mu mubiri, ukwiye kujya aho yageneye abadapfa iteka. Ukwiye kujya muri paradizo y'Imana, aho n'Imana yageneye abayo. Haleluya. Ariko mu kurangiza, gupfaho uzapfa, gupfaho tuzapfa, ariko itandukanirizo riri hakurya y'urupfu. Haleluya, haleluya. Nk'ubu abantu babiri bahuye n'impanuka nka za ndege zigwa, bose bagapfa muri iyo ndege. Bari mu ndege bose, bari muri avion, noneho ihuye n'impanuka, indege irahiye cyangwa iraguye, abari muri yo bose barapfa. Nimba harimo abantu bafite Yesu kandi batigeze bakinisha agakizaki, babaye muri rwa rugendo rwo kwezwa, inzira bagana basohoka mu mubiri n'inzira y'abadafite Yesu bagana biratandukanye. Urugendo batangiranye rusorezwaho, kuko inzira zabo ziratandukanye. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Wowe uri umugabo n'umugore wawe, umugore arakijijwe, arafite Yesu Kristo, haleluya. Umugabo we nta Yesu afite, iby'Imana nacyo bimubwiye. Bari mu rugendo mu ndege, baricaranye, wenda indege igezera mu kirere, indege ihuye n'impanuka, umuriro urayifashe, bose barapfuye. Urugendo rw'umugabo n'umugore batangiranye aho niho rurangirira. Umugore afata inzira ye ava mu mubiri, n'umugabo afata inzira ye ava mu mubiri. Aho niho birangirira. Nuvuga ngo mwabanaga mutaziranye, mwabanaga mudasa, mwabanaga inzira zanyu zitandukanye. Uyu munsi rero, hamwe n'ibindi byose isi ishobora kugushukisha, menya ko ikintu ufite cy'igiciro ni ubugingo bwawe. Kutibaza hakurya y'urupfu rwawe ni ubupfapfa, kubera yuko uzava mu mubiri byanga bikunda. Kandi wowe ufite amahirwe uriya Stefano adafite, kuko wumvise ukuri we atafite. Uyu munsi intambara ufite, hamwe n'izindi tugira, intambara gushaka amafaranga, intambara zo biki, okay, ni byiza, ni byiza mu intambara z'ubuzima, you have to fight, sibyo? Fighting ibyo fightinga byose, ariko fight ireze zose, gwanira ubugingo bwawe. Ibi ntabwo ari inkuru z'amadini bene data, ntabwo ari inkuru y'amadini. Ndio ndakubwira wowe ukuntu waremwe. Muri uyu mubiri harimo François atazapfa iteka. Uyu mubiri urashobora gupfa nejo, okay? Ariko jyewe ukuri nkomeza kubaho. Bibiliya Samuel wa mbere 28 irabihamya. Na experience z'abariya bakoresha ubwenge scientifique, nkuru ya Stefan kuri papa we, murumva ko il a vécu l'expérience. Yavuganye na papa we yarapfuye 2013. Nuvuga ngo rero wowe ukwiye kumenya igihe cyose ukiriho yuko wagize itangiriro ntuzagira iherezo. Nupfa gusa uzakomeza kubaho, kandi iteka ryose. Ikibazo niki, uzakomeza kuba hanze y'umubiri wawe hehe? Uzaba uri he? Uzaba umeze gute?
hari ikindi ntababwiye mu kurangiza. Uriya medium wa mbere yaje kurangiriza kuri iki, yabonye ava mu mubiri uwo papa wa Stefano, hanyuma aravuga ngo papa wawe ngo igihe yavaga mu mubiri ngo byagoranye ko ava mu mubiri, ngo yari afite ubwoba bwinshi. Ahita amubwira ngo parce qu'il avait la peur de l'inconnu. ngo ndamubona ngo mu kuva mu mubiri ngo yagize ubwoba bwinshi, ngo kubera ko yatinyaga ko ataza aho ajya. Yumva? Wowe rero uyu munsi itariki zingahe? 24 ukwezi kwa 10 2021, wowe urabizi aho ujya. Igihe urupfu ruzaza, wowe ntabwo uzakuka umutima kuko uraza aho ujya. Imana imaze gukuraho rido, yakweretse hakurya y'urupfu ibihari. Ni wowe uyu munsi ufata ingamba, sinzakinisha agakiza, sinzemera n'umuntu ngo akinisha agakiza kanjye. Ikintu mfite kiruta ibindi n'ubugingo bwanjye. Amen. Izi modoka tuzazisiga, amasambu tuzayasiga, abagore tuzabasiga, abagabo tuzabasiga, abana tuzabasiga, abavandimwe n'inshuti tuzabasiga. Uzagenda wowe uko akabaye wenyine n'ubugingo bwawe. Icyo nico cyatumye Yesu aza muri iyi si. Haleluya. Nimumva ko bikomeye? Ntabwo bikomeye? Agakiza tugafungirana mu madini yacu gusa, bikaba nk'ibintu biri aho bya kimuntu gusa, tukabyina tukagira tukumva ijambo ry'Imana, bikaba ibintu superficiel. No, birarenze kutwibaza. Ntabwo Imana nzima yaremye ijuru n'isi yakwambara umubiri ikaza gupfa ku musaraba ari ibintu by'imikino. Nuko izi ko umwana w'umuntu ari eternel, yamuremye kuba ikiremwa kitazapfa. Kibazo rero, miliyari z'abantu ziva mu mubiri zigana habi. Reka ndangize. Ese hoho Imana iturema mu buryo ati utazaza mu bugingo buhoraho, reka basi we nzahite murangiza shire aveho. Ibyo bita neya. Byari kuba byiza atagiye aheza, atagiye mu mucyo, atagiye mu bwami bw'Imana, atagiye muri paradis, ategereza izuka ry'abakiranutsi, kuko agiye habi mu mwijima w'ikuzimu, nkazamuvanayo mujugunya mu rutazima. Reka rero we rero iyo avuye mu mubiri ahita apfa, birangire umubiri upfe n'ubugingo bupfe nawe mwuka we upfe, byose none abe muri neya, ntazagira ikintu azigira yumva. Iyo byari kuba byiza. Icyo ni ikibazo umuntu wese ashobora gusubiza, ariko ibyo ikora byose nibyo byiza, ntabwo ikosorwa kuko nta makosa ikora. Ndibaza ko aha niho rya jambo, niwo murongo wa nyuma nongerejeho, rya jambo rya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 ku murongo wa 16, aho niwo ubona signification yabyo kuri ngo urukundo Imana yakunze cyane abari mu isi, ngo rwatumye itanga umwana we w'ikinege, ngo umwizera we wese ntazarimbuke, ngo ariko ahabwe ubugingo buhoraho. Iri jambo utaryize muri yo ndorerwamo y'inyuma y'urupfu ntushobora kumva uburemere bwaryo, ariko umaze kumva izo experience, umaze kumva ko umuntu apfuye akomeza kubaho, ukumva abadafite Yesu aho bajya nikibategereje, ukumva abafite Yesu aho bajya nabo nikibategereje, aho niwo wumva ati bwabo ndi kurokoka, ntago nari bwabumva yari byo. Kurokoka ni ikintu gikomeye cyane. Twakabaye turima ngo nimeokoka. Umeokoka nini wewe? Keje tuwaga ngo nimeokoka dhambi. Icyo ni igice cy'igisubizo. Umeokoka mahali pale, hahandi hariya uri kuzavanwa mu gajugwa mu rutazima, hariya niho Yesu yakuvanye kugira ngo ubeho iteka ryose. Uyu munsi ndatuye mu izina rya Yesu, nituzapfa burundu, tuzabaho iteka ryose. Uve hano uzi yuko agakiza nuko ufite ikintu kitazapfa, icyo nicyo Yesu yaje gucungura.
amen. Yarakoze umurimo, yarawurangije. Asigaye ni wowe ukwiye kurwana urugamba guko icyo yakoze wakiriye mu kwizera ntihagiye ukigutwara. Amen. Hallelujah. Laissez-moi conclure. Umugore nazarwanira ubugingo bw'umugabo we, umugabo we nazarwanira ubugingo bw'umugore we, ababyeyi ntibazarwanira ubugingo bw'abana babo. Umuntu wese arwana ku bugingo bwe. Wabyumvise? Twebwe iyo dusengera abantu yego turarwana urugamba, ariko nibo bakwiye kurwana kurusha. Wabyumvise? Ibyica ubugingo murabizi ni ibyaha. Yesu yaje gucungura ubugingo bwacu. Tukwiriye kurwana kugira ngo agakiza yaduhaye twakire mu kwizera tugakomereho, ntihazagire uza tuvana muri ako gakiza kavuye ku ncungu ya Yesu Kristo. Hallelujah. Abazimu ntaho duhuriye nabo, twebwe turabijuru. Amen. Hallelujah. Wewe ujya ngo mbishingutsemo ngo ibiki n'ibiki, mais tu n'as rien compris. Ntabwo wamenye ibyo ari byo. Kasanga abantu bararwana intambara zitari zo, intambara izi. No, la guerre suprême kwiye kurwana, c'est pour ton âme, your soul, ubugingo bwawe. Nta muntu azarwanira ubugingo bwanjye jewe. Yesu yarancunguye, amincungu mu kwizera ndayakira. Nahange rero kurwana ku bugingo bwanjye bugume muri kagakiza yampaye. Amen. Nindangara jewe nta uzandwanirira. Uvuga uti amen. Uvuga uti amen. Icyo bazankorera bazanshingura gusa, ariko ntabwo bazaba bazi akaga ngiyemo jewe. Okay? Hari yugiye, hakuna baba, hakuna mama, hakuna mke, hakuna bwana, hakuna watoto, hakuna jamaa, hakuna ndugu. Hari ya kila mtu na mambo yake, kila mtu na mzigo wake, kila mtu na tabu yake, kila mtu na machozi yake. Hariya reka mbabwire, murantangara umuntu ngo yakijijwe hanyuma agira gutya ngo uriya mugenzi we ngo agize ikibazo ngo mu itorero ngo nawe ngo aragiye. Ils n'ont pas compris. Yega si ikibazo cy'amatorero. It's a question of your soul. Ni kibazo cha ame yawe. Wanyubise ubugingo bwanjye. Na niyo mpamvu Yesu avuga ngo bibaye ngombwa naso muratandukana nimba byatuma ubugingo bwawe butakara. Siko yivuze se? Uzakunda se na nyina akaba ngo nankwiriye. None bikuvuga iki? Nuvuga ngo nta n'umuntu n'umwe ashobora kuza ngo ahagarare hagati yawe na Yesu, kuko Yesu niwe gakiza k'ubugingo bwacu. Nawe ibyo byanyu ngo umuntu araje aje gukizwa mu itorero, arakijijwe, abaye umukristo, n'uriya mukobwa yakijijwe, hanyuma bakoreye ubukwe hano, hanyuma igihe runaka ngo baragiye. Ils n'ont pas compris ces gens-là. Izo ni club, ntabwo ari eglise. Itorero ni abantu b'ingorwa Imana yavanye hirya no hino imihanda yose, ikabaga kiza ku buntu k'ubugingo bwawe, ikabashira hamwe kugira ngo ibahe kurindwa nayo, ikabarwanira nabo bakarwanira ishaka kugira ngo bose bazagereyo. Iyo niyo meaning itorero. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Suga ngo ugiye ngo usitaze nawe usitaze, hanyuma tutangire unsebye ngo usebye turwane. Ça c'est de la folie, ça sont des bêtises. Ntabwo tuzi ibyo ari byo. Mon âme est chère. Ubugingo bwanjye burahenze. Ntibugurwa amadiyama yose yo kwisi, ntibugurwa ibyubahiro byose yo kwisi. Isi zavaho nk'uko Imana yayishizeho n'ibyayo, ariko ubugingo bw'umuntu buzahora iteka ryose. Wabyumvise? Komera rero kugakiza, komera muri Yesu. Hallelujah. Fatanya n'abakaramata. Hallelujah. Yaba ibiriho, yaba ibizaba, yaba urupfu, yaba ubugingo, yaba marayika, yaba abanyabubasha, yaba ibijefo, Paulo arabirondagura byose ngo nta na kimwe
kizantandukanya agiye Paulo. Haleluya, n'urukundo Imana yankunze muri Kristo Yesu. Mais cet homme a compris. Uriya mugabo yarabimenye. Noneho ntibisaba kuba waragiye muri kaminuza ufite ubugingo butazapfa. Burwaneho, burwaneho, uzave muri umubiri waburwanyeho, kandi Yesu azagushoboza. Imana yabwa icyubahiro. Duhaguruke. Haleluya. Uwiteka Mana yacu, tumaze kumva ijambo ryawe n'ubuhamya. Ntabwo watugize ihene ngo dupfe dushire. Ntabwo watugize inyamaswa n'ibindi binyabugingo, wabigeneye kubaho gusa mu mubiri, kubaho muri isi byarangira bikarangira. Ariko umwana w'umuntu wamuremye mu buryo butangaje. Afite umubiri w'inyama n'amaraso yego, ariko muri we ahishwemo umuntu udapfa. Nk'uko turiho tuzabaho iteka ryose. Ariko mwami, ikiruta byose nuko wacunguye ubugingo bwacu. Nawe rwaba urupfu nakiza gutandukanya nawe. Tuzava muri isi tugana iwawe. Tuzava muri isi tugana muri paradizo yawe mwami. Tuzava muri isi tugana habera bari, aho barukiye, aho bari bararirimba zaburi, amashimwe ku Mana yabacunguye no ku mwana w'intama. Reka mwami buri muntu wese mu itorero amenya agaciro k'ibyatunze ko ari ubugingo bwe. Ibi byose twirata, ibi byose turarikira, amafaranga, amamodoka, amasambu, ibiki, Satani arigiye dushukisha ibyo, akatwibagiza ikintu gikomeye tukwiye kurinda, agakiza ku bugingo bwacu. Reka mwami buri muntu wese aya magambo uyandike mu mutima we n'ikaramu y'icuma, nk'uko icuma gikorogoshora urutare. Reka mwami aya magambo yandikwe ku mutima we, atazigera ahanagurika. Aryama agenda uzajya umwibutsa aya magambo, kugira ngo nava muri uyu mubiri ntazajye habi, azave mu mubiri ajye Yesu aho wamugeneye umaze kumucungura. Utuvane muri izi ntambara z'amafuti ziri mu matorero, amashyari y'amafuti, gusebanya, kuvugavuga amagambo apfuye, intambara. Abantu bakarwana intambara ubwabo aho kurwanya Satani, di fanatisme. Reka mwami izi ntambara z'amafuti ziba mu matorero ziveho, abana b'Imana bamenye intambara ya nyayo ko ari kurwanira ubugingo bwabo. Ndagushima rero mwami ko washatse uyu munsi ko dutekereza ku iherezo ryacu, tugatekereza ku bugingo bwacu, tugatekereza ku mwuka wacu utazigera ugira iherezo. Abo bose bari hano mwami, ndakwinginze ntihagire n'umwe azatakara. Umuntu wese igihe kigeze umuhamagaye azarukire muri paradizo yawe. Ntihagire n'umwe azaba umuzimu bazagenda bashikisha bahamagara, ariko bose bazagere muri paradis, bazazukire umuzuko w'abakiranutsi, ari umuzuko w'ubugingo, ari umuzuko wa mbere. Ndazi ko Satani wamugiranije na nyoni ngo amateraniro arangiye ngo irazikibaza mbuto, ngo abantu nibizeze n'imitima yabo ngo bakizwe. Mwami aya magambo y'imbuto yanaze mu butaka bwiza, aho ya nyoni idashobora kwinjira ngo ikureho izi mbuto, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Satani ndagutegetse ntihagire n'umwe wibagiza aya magambo, ntihagire n'umwe ukuraho aya magambo. Aya ni amagambo y'ubugingo, aya ni amagambo ari essentiel. Iyi ni wo mutima w'ijambo ry'Imana, iyi niyo ntego yazanye Yesu Kristo kudupfira, iyi niyo ntego nyamukuru yo kubaho. Reka aya magambo mwami agende mu butaka bw'imitima yacu, Satani azigere ayavanamo, ahubwo akure
abe igiti cy'inganzamarumbu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Reka tubahe umugisha. Nubwo wakwibagirwa amagambo yose y'Imana wumvise hano n'ahandi no muri za YouTube, kuri interineti na hehe, nubwo wakwibagirwa byose ibi tuvuze hano akaba ari ibyo wibuka mu buzima bwawe, ntacyo uzaba wahombye, uzaba uhiriwe. Kuko ntabwo ari ukumenya amagambo menshi ari hano bizakukiza rwagobo, ahubwo ni ukumenya iki tuvuze hano. Tu es éternel, Jésus a payé tout, uri uw'iteka ryose, Yesu yatanze ikiguzi. Hari inzira ebyiri nyuma y'urupfu, hari inzira y'ikuzimu ku batazi Yesu bakazukira gucirwaho iteka, kujugwa mu butazima. Hari n'inzira igana mu bugingo buhoraho, igana muri paradizo muri kino gihe, izuka ritaraza ku bantu bose bafite Yesu. Rero ibyo ni byo l'essentiel. Ukazabaho uzi yuko muri wowe hari umuntu atazapfa, kandi ntabwo ushaka kuzaba umuzimu, ushaka kuzaba umwuka n'ubugingo bizima muri Kristo, ukazava hano ujya muri paradi. Ibi ntabwo ari imigani, ubu ni ukuri. Niyo mpamvu nabazaniye ubuhamya, noneho butari bwa Bibiliya, ubuhamya bufatika. 2013 mwese mwari muhari, none hasigaye iki? Nutakara rero forever, ntabwo ari ikibazo cyanjye. Ye natumitse mwabyumvise, ntabwo niyo ndarwanira idini ngo iki, n'ubugingo bwawe. Inyungu mfite n'ubugingo bwawe, nukujya mu ijuru. Sasa nashaka kubabwira, nubona umuntu arakinakina n'agakiza, uza guti uyu ntabwo aratahura, amecanganya iki wowe? This is very serious. This is a serious matter. Ukwiye guhagarara ukabimenya. D'ailleurs ukagira umwanya wawe wenyine, ukajya imbere y'Imana ukarira. Imana komereza ubugingo mugakisa uko byagenda kose, intambara nanyuramo zose, ibintegereje byose, sinzave mugakiza. Iyi ni intambara yo kurwana wowe, ntabwo ari madamu, ntabwo ari monsieur, ntabwo ari abana, wowe. Reka rero aya magambo rwose Satani hazayahanagure muri wowe. Namaze gusengera, nyibuke uyibuke buri gihe cyose. Ituru yawe nigera Imana ikaguhamagara, aya magambo azaba ariyo ari hano naha. Gatubaho umugisha. Haleluya. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese, amen. Shalom shalom. Muzagira icyumweru cyiza.